maze imisi ari hasi cyane sinzi niba match zindi yarisubiyeho byaragenze gute sinzi ukuntu byagenze. Taiba mbonye umwami Taiba ntashidikanywaho ariko njyewe mfite icyo ngomba gushidikanyaho kuri Taiba gitoya. Taiba kuva yava muri national kuri match ya national na Nigeria Taiba ntabwo yaraheruka gukina. Yambwiye ko afite ikibazo cy'imvune yarafite akanoka kandi no muri marine ndakeka match ejo bundi niyo yagiye. Sinzi niba ari muzima cyane fitness yimeze neza bikabije cyane nanjye nkurikije ko namubonye wabonaga ko ntago byari Mubaraka Nizeyimana ni wundi wa marine nawe ko yari yahamagawe yego kuri match retour ya Djibouti naho twavuga ibintu byinshi. Bizimana Yannick ifi n'inkoko aragarutse nyuma y'uko Bugesera aragarutse akajya kwitekerezaho akaba ari gukora cyane ejo bundi yatsinze polisi ntabwo yagombaga gusigara nkeka ko na match yakoze na polisi ishobora kuba ari collapse nziza sasa y'umwataka w'ikipe ya Rutsiro Football Club Habimana Yves ufite ibitego 5. Habimana Yves kabisa abatoza ndabashimira ko noneho batakireba Kigali muri Kigali kuba mu ntara bari kuribaho mu ma equipe bijyanye nuko n'abakinnyi bari kwitwara mu gihugu hose. Ndakeka equipe niyo abakinnyi 30 bahamagawe n'umutoza Jimmy Murisa na Yves Rwasamanzi bagomba kudufasha gutsinda ikipe ya Sudan n'ikipe ya Kenya. Nizo match amakipe y'Igisenyi yose afite abakandida muri national ukuyemo Etincelle yacu Sajati wari witabiriye wasigaye yagombaga kugenda mukinnyi wasigaye bagombaga kugenda ufite umeze neza muri iki gihe muri Etincelle 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 rwose kipe biri ku mwanya nk'uriya rwose izo na za Kiyovu na za Vision biba bigoye cyane. Vision twizera mwana Onesme yongeye aburamo Onesme umukinnyi warakinye kuri match ya Djibouti ubu yasigaye. Onesme nge buriya kuva kera rero kakule twiga no muri Batista. Uramuzi kuri Batista? Nize muri Batista senior 4 muri competence. Ntabwo yari umukinnyi. Nashutungurwa n'uburyo navuye muri Oya ariko ntabwo byagutungura kuko na Taiba amaze imyaka mike akina umupira. Yego ariko uko biri yagiye muri za Rutsiro yabana mbere yaho. Ariko twibukanye Onesme mbere yuko agera muri Premier Division. Onesme yabanje kujya muri Sek Academy. Yego. Onesme akina mu ikipe ya Sorwat. Yes, welcome back to our YouTube channel. Tugarutse muri Kivu Sports. Kakule umeze fresh? Meze fresh. Umeze nanjye meze bien, urebye nta ribi. Meze neza, ndi kumwe n'umwana twatembeye ariko ndavuga ngo n'ubundi gahunda tugomba kuyikomeza. So, nibyo abanyene nabanje gukurikirana ariko ubu ni fresh kabisa. Muri Kivu Sport Updates noneho amakuru ari buze kwibandaho cyane na yahe. Amakuru turibanda kuri shampiyona y'u Rwanda Premier League yarakomeje kuri journée yayo ya 13. Makipe amwe namwe yagiye atungurana, hari byagiye biba mu byinshi tugomba kuganiraho byagiye bidutungura, hari n'ibitaradutunguye muri make. Byabaye nyine ugasanga n'ubundi prediction natwe niko wenda twabiganiraga mu gikari tukabati iyi match turabona ishobora kurangira gutya. Hari zadutunguye hari n'izitaradutunguye zisanzwe ibyo zakoze ari bimwe bisanzwe tumenyereye. Tubafitiye amakuru yuko tugomba kuganira ku bakinnyi 30 ikipe y'igihugu Amavubi hamagaye bari gukina amajonjoro kwitabira CHAN. Nabonye Marine ifitemo abakinnyi habye ni 3 ni 4. Marine ifitemo abakinnyi bagera kuri 3. Turaza kureba niba ari uko bashoboye cyangwa niba ari uko ari umutoza yawe Yves Rwasamanzi na Jimmy Murisa. Kandi amakuru mu ikipe y'igihugu nuko umutoza mukuru ngo yibere mu biruhuko umuzungu. Ntagarabona contransha yagiye kuruhuka n'umukecuru. Ntarabona contransha ubwo ngubwo turaganira kuri 30 bahamagawe. Tugende tureba muri bashya biyongeyemo kuba kubaherutse gutsinda Djibouti. Hari abashya amasura mashya yagiye yumvikanamo n'amazina mashya. Twumve niba hari icyo bazadusaidira kuri match zaduza na Sudani. Nibyo makuru y'ingenzi cyane, ntago turagiye Burayi cyane. Ushaka kuganira mu Rwanda cyane kuko hari amakuru menshi aho kugira ngo twanzikire rimwe. Reka twongere twibutse abantu bakeneye amarangi, sibyo? Ushobora kuba ufite twamamaza umuterankunga wacu mukuru Janat Auto Paint, ari muri industry bijyanye n'amarangi, sibyo? Painting abantu bahita babyumva. So ushobora kufite imodoka yawe wenda yarakubutse ahantu cyangwa se ibyo bamwe bita gukwaruza par shock ahantu runaka, niba ukeneye ko imodoka yawe baza kwitera neza nyuma yo kwitera ntizanemo amatashi no kubona itagisa nk'uko yasaga mbere, imodoka ibifite nimero yayo irangi byazanye biri ku muryango ufungura bibona, uratwara imodoka kwa Janat muri Auto Paint, hanyuma barebe iryo rangi bari kuvangire ku
amafaranga atari make cyangwa se atari na menshi cyane, mbese arimo hagati muri middle, urumva, kuko urumva ayo marangi ntabwo yagura make kuko aba ari amarangi ya original, ntabwo kandi yabahenda kuko we yigerera ku ruganda bakamuhereza ibintu ku biciro byiza. So niba ufite imodoka ifite ikibazo kijyanye n'irangi ukeneye guteza irangi rya kwa Janat, hanyuma niba ufite n'inzu uri kubaka ukeneye finissage, buriya ngo inzu kuyubaka birahenda, ariko nanone ubwo bwiza n'agaciro k'amafaranga agiye kuri iyo nzu bigaragara bitewe n'irangi ryayigiyeho. Wejya kwa Janat tumubaze buri bwoko bwose bw'ikintu kijyanye na paint, bafite imashini nziza zivanga amarangi. N'abandi bakeneye kwamamaza ntibahejwe, niwumve ko Janat ari we twamamariza gusa, n'abandi ni karibu muramabwira, bafite amakampani runaka, bafite ubucuruzi runaka bakeneye ko bumenyekana, turabamamariza nta kibazo rwose. Abantu benshi nzi bafite amakampani nirirwa mvuga, amaduka, abantu badukurikirana cyane, umuntu bita Abdul n'umuntu bita Haruna, bafite kampani yabo, dukeneye kuganira nabo ni abantu turi kuburana cyane. Kwegera kabisa muri iki kiganiro cyawe na Mido Kivu Sports. Muganire barebe uburyo badaha ku mafaranga, natwe tubamamaze hano kuri YouTube channel, kuri Instagram stories no ku ma stati yacu ya WhatsApp. Nkanjye ndigwe n'abantu barenga 400, urumva bandi umuntu abantu bagenda bazutura n'utundi, rero bigiye baye umuranga nakora umuranga mwiza. Reka dukomeze twanzike na sport, duhere ku munsi wo kuwa gatanu nibwo imikino yatangiye. Habaye match imwe yahuje ikipe ya Police Football Club n'ikipe ya Bugesera. Police bimwe byayo 2-2, Police yabanje 2-0. Police yabanje 2-0 bayikoraho comeback. Ibitego bya Police byinjiye hakiri kare cyane. Ku igitego cya mbere ni Ani Elija wagitsinze, wamwataka wabura mubona w'umuhanga cyane. Haryo bafite hari mu bitego nka 4. Ani Elija ageze mu bitego nka 4 gutyo. Kuko yatsinze hano ku Muganda Marine. Ni ibitego aherutse gutsinda. Ageze mu bitego nka 4 tu aho ngaho ari kuza. Ikindi gitsinzizwa na Bigirimana Abedi kuri penalty. Mu minota nko ku minota 45 igice cya mbere kigiye kurangira, uwitwa Umar Abba yaje kugombora igitego kimwe, igice cya mbere kirangira ari ibitego 2-1. Ibitego 2 bya Police ku gitego kimwe cya Bugesera. Ku munota wa 86 hafi na 7 habura iminota 4 gusa y'umukino, witwa Bizimana Yannick ifi n'inkoko mtoto wa kuku na samaki. Police barayisoje rwose, ayikusi igitego cya kabiri cyiza cyane. Police nakundi bifata mu mutwe nk'ibisanzwe, yare zirita yabikomeza kuba ari yayindi. Se Police iraziriki. Police urebye nkuko midakunda kwivuga, izira ko ari ikipe yo muri Qatar, ni ikipe nyine mu mafaranga. Abakinnyi ba Police ngo ariko idafite muri Qatar. Baba bari muri Qatar. Baba bari mu Police. Imikino yarakomeje, reka twikomereze. Imikino yarakomeje ku munsi wo kuwa gatandatu, habaye imikino igera kuri 5. Habaye imikino myinshi. Hari imikino tutakwirirwa dutindaho. Muhazi FC yanganyije na Gasogi United igitego ubusa ku busa. Muhazi United na Gasogi United. Iyi resultat ari cyo gutunguyeho? Nta kunganya, ntago bitunguranye cyane. Urebye iyo match n'gutyo twayibonaga. Rutsiro FC irongera anganyije ku Muganda ubusa ku busa n'ikipe ya Musanze Football Club. Iyi resultat yo natungwe na resultat zavuye muri iyi match, kuko urebye kakule uburyo twabonye Rutsiro ikina, uburyo isigaye ifite fan base, abafana benshi, bijyanye nuko n'abanyagisenyi bakunda umupira muri rusange, bijyanye nuko yari ikipe iri kubona ibitego itsinda nyine. Numvaga ko no mukino nanjye nabashe gukurikira. Rutsiro ni ikipe yatangiye itanga icyizere ku bafana kiri butsinda, ariko biza kugorana kuko yinjiye mu mukino mbere ya Musanze. Rutsiro irahusha cyane, ariko nyuma Musanze neza kwisanga mu mukino, bitangira kuba balance kuko n'imbaraga abantu baba batangiranye sizo baba bagifite, bagira hagati bakadoza, bagira hagati imbaraga zikatangira kuba nkeya, na adversaire akabona ko nawe yakina bigashoboka. Baje kunganya ubusa ku busa, nta cyaradutunguye. Wenda Rutsiro iri kugitakariza cyane mu rugo. Amanota yo mu rugo, kunganya na Kiyovu, ukanganya na Marine, ukanganya na Musanze, kumva ko Rutsiro iri kugenda isubira inyuma, icika imbaraga cyane. Amagaju yatsinze Marine ibitego 2-1. Amagaju nayo match yabereye kuri stade ya Huye ku munsi w'ejo. Amagaju ni ikipe, Amagaju nako turi kuyakurikirana cyane, ariko afite umwataka witwa Hussein Chiza Serafe.
uyu ntabwo yakinnye muri Kivu Pre-season. Uyu mukinnyi yakinnye muri Kivu Pre-season ya Chami. Turashimira ba Chami rwose irushanwa ryabo. Chami n'umuntu bita Basuru rwose iri rushanwa mujye murishiramo imbaraga buri gihe. Indabyo zanyu turazibahaye. Tubonye umukinnyi wazamukiye muri Pre-season yawe. Twabonye ba Jeremy bakina muri Rutsiro. Tubona ba Matumeri Arno barana abakinnyi bitabira iryo rushanwa bose. Yego. Naho bagaragaye amakipe abagabo. Tubonamo impano rero uyu Ciza Hussein Serafini na muto cyane afite imyaka 19 gusa. Sure. Nago umwana muto wakinnye muri under 20 ya Congo. Ndakeka ubu niwe watsinze ibitego bibiri. Dikipe y'Amagaju agejeje ibitego bitandatu niba atari birindwi. Ashoka ko ari wa kabiri. Birindwi yatsinze ibitego birindwi cyangwa se wa gatatu. Igitego cya Marine cyatsinzwe na Nizeyimana Mubaraka. Uyu bamamagaye no mu ikipe y'igihugu uramubona wamwataka w'ibigango. Yego. Ugonga cyane. Zawo umukinnyi mwiza cyane. Kiri muto zawo umukinnyi mwiza. Rero izi match zose zabaye ku munsi wo kwa gatandatu. Nyuma yaho kuri stade ya Kigali rwose habereye ibirori. Naho byabaye saa 9 rwose ikipe ya APR Football Club yakira Mukura Victory Sport. Ikipe ya Mukura rwose kare cyane yari yabanje ibitego bibiri. Rwose abantu bavuga atigaritse APR. Uwitwa Abdul Jalil n'uwitwa Boateng Mensa. Kugeza ku munota 40 Mukura yari yoboye n'ibitego bibiri ku busa. Ku munota wa 46 ku munota 45 n'umunota umwe w'inyongera gusa uwitwa Dushimira Imana Olivier Muzungu yagomba igitego kimwe cya APR Football Club bajya kuruhuka ari ibitego bibiri kuri kimwe, ibitego bibiri bya Mukura kuri kimwe cya APR. Turavuga ati iyi Mukura amunishaka kwinaganika kuri APR na wamenya. Igice cya kabiri bo baje kugaruka witwa Tuyisenge Arsene Tuguma. Tuguma kabisa. Tuguma match ya Rayon Sport rwose umuntu utaratwiyeretse ariko kuri match zeruka match ya Kiyovu Sport na match ya Mukura no umuntu afashije APR kubona kuri izi equipe twavuga ko ari ntoya. Kuri ntoya kabisa niwe watsinze igitego cya kabiri kuri Derby. Nige na Kremaza gutsinda igitego cya gatatu cyiza cyane. Ku ishoti barafinda yarekuye rya kufura rikubita muri mire riramugarukira nawe aryongeza ari ishoti. Sinzi igitego cyiza cyane Nige na Krema. Witwa Kwitonda Alebaka warumaze igihe adakina. Kandi abantu benshi bahamya ko rwose bahamya ko ari umukinnyi mwiza ufasha APR niyo waje gushiramo igitego cya kane. Mukura baravuga ati nyine ni bya Mukura yaradutunguye rwose kubanza ibitego bibiri igatsindwa ibitego 4. Mukura rwose yaje kudutungura. Kuwa gatandatu ku isaha 12 zuzuye kuri Kigali Pere hari ategerejwe umukino ukomeye wagombaga guhuza AS do Kigali n'ikipe ya Rayon Sport. Murera AS do Kigali yari yatangaje cyane. Kigomba guhagarika icyo bita mbese urabona iyo baravuga ngo iyo umusinzi yasinze mu gitondo abyuka bavuga ngo afite hangover. AS Kigali rero yaravuze ko irahagarika hangover y'intsinzi za Rayon Sport. Rayon Sport ifite hangover y'intsinzi. AS Kigali igomba kuyihagarika. Yeka ko bari bakaniye ariko no kurundi ruhande bari bakeneye ko baza kubona abafana bari. Rayon Sport yahinduye ibintu provoke baza ari benshi. Yari yahinduye liste iza kusanamo bitakana Mugire Roger izanamo bita Adama Bagayogo. Abakinnyi bitwaye neza cyane mu mukino nabonye bakinnye neza mu minduka zabayemo bitwa Serumogo muri iyi match niba ari ukuruhutswa. Nayo kurutswa Serumogo nayo yitwaye neza. Ubwo rero Adama Bagayogo yaje kubatsinda igitego hakiri kare cyane ku minota ya mbere. Witwa Farnganye komeza kwishaka guhora gutsinda niyo waje gushiramo igitego cya kabiri yabivuze hose akigombora kuri penalty igice cya mbere kijya kurangira igice cya kabiri ku minota nka 70 mu gice cya kabiri utwa yabivuze hose kuri penalty. Farnganye aravuga ati ntago bishoboka ko muratugombora shiramo igitego cya gatatu. Rayon Sport 3 AS Kigali 1. Match irangira gutyo Rayon Sport itana amafaranga. Aya amanota 3 AS Kigali itana amafaranga cyambu cyawe yatanye amafaranga. Rero urutonde rwa championnat ntago biracyari bya bindi n'ubundi. Rayon Sport iracyayoboye n'amanota ya 33 n'imikino 13 izigamye ibitego 18. Ibitego byinshi cyane zigamye ibitego 18. APR ifite amanota 25 mu mikino 12 ifite ikirarane. Rayon Sport irusha amanota 8. APR ifite ikirarane. Ngo n'igitsinda bazayirusha amanota 5. Difference y'amanota 5. APR yo ikabizigamye ibitego 9. Rayon Sport ikubye kabiri. AS do Kigali ni ya gatatu imikino 13 n'amanota 18. Turavuga ikipe 5 za mbere na 3 za nyuma. Byo birahagije. AS do Kigali ifite amanota 18
ifite amanota 23 sorry izigamye igitego kimwe. Gorilla ni ya kane ifite imikino 13 ifite amanota nayo 23. Gorilla niyo yabaye ya gatatu maybe kwa kinganyisha na Kiyovu irezitana na nane ba Kiyovu. Gorilla yo izigamye ibitego bigera ku bitego 8. Gorilla izigamye ibitego 8. Polisi yabaye yigire ku mwanya wayo wa gatanu n'imikino 13 n'amanota 20 inganya na Gasogi. Polisi kabizigamye ibitego 6 Gasogi kabizigamye 4. Uburyo Polisi yashoye ku mutoza no ku bakinnyi yibere ku mwanya wa gatanu. Ikipe ya nyuma iracyari Gasogi. Kiyovu Sport ifite amanota 8 kubera ko yanganyisha uyu munsi inganya n'ikipe ya Vision ifite umukinizo wahuza na Etincelle ku munsi w'ejo turaza kugarukaho. Kiyovu Sport ifite ikaba ifite umwenda w'ibitego 17. Ibitego byinshi cyane Kiyovu Sport. Ko Vision ifite umwenda w'ibitego 9. Ibitego byinshi cyane 17. Ibitego 17 ni byinshi bigaragara ko Kiyovu Sport ishobora kuba yarirwaye mu busa muri defense yayo no kumzamu. Kiyovu Sport yarwaye. Ubwo rero shampiyona ikaba ku munsi wa 13 uzasozwa ku munsi w'ejo uzahuza ikipe ya Vision FC n'ikipe ya Etincelle kuri stade Kigali Pere ku isaha 9. Amanota Etincelle FC ikeneye nubwo na Vision yakeneye cyane. Umukino mwiza w'amakipe mato ariko n'umukino mwiza ku bantu bazawugira. Break imaze gukora amanota 3. Kandi amakuru mfite nuko umutoza yatezwe umukino. Umukino nawe utakaza ashobora gutakaza n'akazi ke. Rwose natwe twari twabisabye mu kiganiro deruka tuvuga ati niba umutoza afite ikibazo cy'uburwayi bagerageze bashaka umutoza ajyuboneka kuri match zose. Umutoza kabisa naramugatakaje match bitararwaye abanza agiye kwitaho yivuze ubwo n'ikipe ari ku buzima bukomeze ntibe victime. Andi makuru twabashije kumenya twari tubafitiye nuko ikipe ya Rayon Sport yarasabye federation yuko yakina umukino wayo yarifitanye n'ikipe ya Polisi kuri uyu wa kabiri. Abakinnyi bayo bakajya abakinnyi bahamagaye mu Mavubi bakajya muri kampu nyuma ya match, ariko federation ibaruwa yayitereye utwatsi atireka reka nibishoboka. Kandi Polisi FC ifite abakinnyi batarenze 2 mu ikipe y'igihugu. Intiwe bibabaje cyane urabyumva. Ndumva ntabwo bari ibintu bikwiye ko turabibona i Burayi. Ushobora kubara nk'imikino Arsenal imaze gukina cyangwa za Real Madrid ni imikino myinshi zirananiwe ziri gukina kwa kabiri kwa gatandatu ku gatatu ku cyumweru. Ushobora gukina match 3 mu cyumweru ni ukuvuga ngo mukina kwa kabiri mugakina kwa gatanu mugakina no ku cyumweru. Mu gihe twe hano usanga ikipe yakinnye mwe mu cyumweru kuvuga ngo wahamagaye abakinnyi bagiye kujya muri national kuba bagusaba match imwe bakabona kujya muri break n'ikipe ikamenya kiri kugabanya iyo mishahara n'iki. Abari ibintu nyine byari bikwiye kumvikana ikipe zitakwiye no kwandika. Federasiyo ikabyumva vuba ariko sinzi ikibazo igihe kizakemukira nukomeza nyine abantu bakabinenga na federasiyo kumva ko atari byo bakagerageza no kuba professional. Bakigira ku badusize. Donc kuburyo kuba national igiye guhamagarwa tazajya byica shampiyona cyane. Okay, twaro muri update zacu dufite uyu munsi ntago turi bwibandi Burayi nta kintu kirenze turavuga usibye umukino ugiye kuba mu kanya mu minota 17 gusa ugiye guhuza Manchester Derby. Manchester City na Manchester United. Zikaba zigiye guhura ntago tubivugaho byinshi. Hari abari kudukurikiranira baza kuwa mbere tuzabasesengura uko umukino wagenze. Buriya kakole buriya nuko byagorana. Ariko uyu munsi mama wanjye ayageze mu mujyi wa London ari mu Bwongereza. Ariko sinibuka neza niba ari mu Bwongereza ariko yageze mu Bwongereza mu kanya saa 6. Iyo biza gukundana reka kumubwira akagira amashota mfatira kuko n'umuntu nyine usirimutse cyane ariko bishobora nanamusuhuza ari musabira ko yakomeza kwenjoyinga UK. Nago twava mu kiganiro cyacu tutavuze ku bakinnyi 30 ikipe y'igihugu Amavubi yahamagaye bagomba kwitabira umwiherero bibategura match ya Sudani na Kenya. Ni match ziri hafi ebyiri zigomba kuba zinakomeye ariko wenda amahirwe dufite nuko u Rwanda rushobora kwakira CHAN. Kubera ko Kenya ntago yujuje ibyangombwa amastade yabo shobora kuyakira ariko ntago twagendera kuri ibyo kuko ntago tuzakira CHAN dufite ikipe iri hasi. Tugomba gutsinda Sudan tugatsinda na Kenya tugakonveka. Ikipe y'igihugu rero yamagaye abakinnyi 30 barimo abazamu 3 Hakizimana Adolphe wa AS Kigali, Muhawe na Yogad n'uwitwa Fils Habineza w'ikipe ya Etoile de l'Est, Muhawe Gad wa Gorilla, Hakizimana Adolphe wa AS Kigali. Saba abazamu 3 nibo bari bitwaye neza muri shampiyona urebye nta muzamu aro uba ku mastade cyane uri umutoza urumva ufite experience cyangwa se
ijisho ryawe rishobora kureba neza kundusha, ahubwo ngenda kubaza aba bazamu nibo mu bazamu dufite nibo bazamu beza cyangwa hari abasigaye? Muhawe na Yogadi ni umuzamu mwiza wa Gorilla, niwe muzamu wa mbere, nawe wakinnye match ya Djibouti Retour, akina match nziza. We nta kintu nadutaho, byari ngombwa kongera kuza muri equipe nationale. Tuhuza na petit frère wanje Derrick, ni umuzamu muri Gorilla ariko aracyarimo kuzamuka, umuzamu wa gatatu. Ndamusabira ko nawe yakomeza gushyiramo imbaraga n'Imana ikamufasha. Uyu wa Etoile de l'Est sinamuvugaho ikintu cyinshi, sinamuvugaho ibintu binini mu minsi iri imbere. Umuzamu wa Etoile de l'Est we n'ufishe umutoza Amavubi avuga ko ari umwana uri kuzamura tala, ugomba kujya witabira call up cyane za equipe nationale kugira ngo azamure level. Akizimana Adolphe umuzamu mwiza ariko muri AS Kigali ukinnye imikino mike cyane. Adolphe usibye match ya Rayon Sport arakinnye, yaramaze match zigera muri 4-5 adakina. Hakintu witwa Cyuzuyeme Gaël. Je numvaga ko ngo bahamagara Adolphe ari guhamagara Cyuzuyeme Gaël kuko niwe wari titulaire ukina. Ufite fitness. Niwe wari umaze na match nyinshi akina. Wenda aho nago twumvikanye n'abatoza cyane. Ariko amahitamo yabo nta kintu twayarenzaho, byo ni ku giti cyanjye. Uramuzamu muri Etoile de l'Est wabashije kumubona? Sindamubona kina, gusa yakinnye muri match za under 20 muri Sekafa. Wamubonye gute cyangwa ntabwo abashije? Sindamubona kina kuko ni umwana uri kuzamuka, ntabwo twamushishaho cyane. Bamyugariro bahamagawe n'uwitwa Bamyugariro ni Fitina Ombalenga, Gilbert Byiringiro, Claude Niyo Mugabo, Hakimu Bugingo wa Rayon Sport abonye collapse, Bugingo kwa Clement Nigena, Yunusu Nshimiyimana, Nsabimana Aimable, Emery Bayisenge, Prince Buregeya. Emery Bayisenge kuri match eshatu agarutse muri equipe nationale. Niki bagendeyeho buriya koko? Bagende ko nkeka ko bagende ko ari umukinnyi. Bakuwemo witwa Jado wo muri Bugesera. Yego. Yaraheruka muri call up. Ndabona bazanyemo abantu bashya. Aimable ari kwitwara neza we. Aimable amaze ayoboye defense ya Rayon. Byagombaga ariko umuntu bita Bayisenge Emery n'umuntu bita Buregeya Prince nawe akijye muri Kigali match zitarenze 3. Why not yaje muri equipe nationale? Numva ko Buregeya Prince ari ngombwa, equipe irimo defense nyinshi cyane. Wenda Bayisenge Emery experience, afite experience nk'umuntu mukuru wakinnye cyane nyinshi. Ukigaruka yagaragaje ko ari umukinnyi uri hejuru atsinda n'igitego. Ni umukinnyi wabaye captain muri nationale. Nanjye ibyo ndabyemera kuri Bayisenge Emery, ariko Buregeya Prince we ntabwo twemeranya n'abatoza rwose. Umukinnyi wari umaze umwaka adakina, umukinnyi wari umaze igihe kinini adakina. Muri AS Kigali akaba afite match zirenze 5 muri phase zirenze 5, ntabwo numvaga ko yarakenewe cyane. Mu bakina hagati bahamagawe rero muri equipe harimo bitwa Bosco Ruboneka, Pacifique Ngabo nziza, Nyonzima Olivier Sef, Nirushwa Aime, Benedata Janvier, Kevin Muhire, Mugiraneza Frodoir. Equipe irimo abamediateri benshi bashya. Cyane abo muri AS Kigali. Yego. Benedata Janvier n'umuntu witwa Nirushwa Aime. Barakina na batitireri. Yego. Iyi collapse nacyo itwaye uyu Ngabo nziza Pacifique we sinzi niba umuzi. Ndamuzi ariko ntabwo narebye match. Ni umwana w'umumediateri wakinnye kuri match ya Djibouti neza, wambara 8 wakinnye kuri match ya phase retour. Okay. Ukina kuri 6, ukina muri Police. Ni umwana utabona match nyinshi zo gukina kuko Police ifite abanyamahanga benshi bakina hagati, ariko n'umukinnyi mwiza ufite ejo hazaza, umukaseri mwiza cyane. Frodoir igitego yatsinze muhazi. Frodoir ntabwo nabanga ko ari umwanya mwiza wo kuba yahamagarwa muri nationale. Ko muri APR afite match enye. Muri APR ntabwo akina. Gose uyu mwanya bagombaga gushaka undi mukinnyi nubwo yaba Kanamugire Roger. Kanamugire Roger performance nziza. Kuri uriya mwanya rwose Kanamugire Roger. Kuko Frodoir wakenerwa hagati kuri Frodoir. Benedata Janvier yaramaze igihe kinini atagaragara mu Mavubi. Gigi. Umukinnyi mukuru wakinye kuri Coupe du Monde ya 2011 under 17. Se bashigiye ku kiko. Performance ye ntabwo teruka kubona AS Kigali ashobora kuba akiri gukina neza. Ntawamenya. Mu basatira rero bakina imbere harimo n'abawinga n'abataka bose. Harimo witwa Olivier Dushimirimana Muzungu wa PFC. Harerimana Abdulaziz wa Gasogi United bakunze kwita Rivaldo. Uramuzi? Agomuzi. Warebye match ya Gasogi na Rutsiro? Oya, sinigeze mbasha kwireba. Ntabwo ndamuzi. Arabasha? Ni tala nshya iri kuzamuka. Ko muri match zeruka zose yitwaye neza. Umukinnyi mwiza cyane. Fitness ashobora kubanzamo muri match zingahe za. No, no umukinnyi mwiza. Tuyisenga Arsene we collapses arasimenyereye. Ntago ari mushya. Araryohewe. Nibizi Ramazan aragarutse. Ni mubi. Aragarutse match ya Djibouti Retour ntago twamubonye. Ariko izi match za APR zose Nibizi Ramazan atweretse ko performance yiwe. Ko ku ruhande rwa APR ari wabaye home the match kuri derby yabahuje na Rayon Sport.
n'umukinnyi wazamuye urwego, n'umukinnyi ufite tala, abantu bose barabizi neza kuva kera ku bantu bagiye bamubona zamuka nuko aramaze igihe yarasubiye inyuma gato ariko uko biri nibizi Ramazani akomeje guhabwa icyizere mwiza cyane uri kugarura afite byinshi yagaragaza birenze n'ibyo Mugisha Gilbert barafinda nibisanzwe Iraguha Haji nibisanzwe Usabimana Olivier kapiteni wa Marine Usabimana Olivier cyakoze iyi collapse yari ikenewe cyane ikintu yari amaze yitwara neza cyane muri Marie buriya Kakule aba ari umuntu ushyira umutima ku kazi iyi collapse yari ikenewe rwose cyane we n'uramukongomani bakinana mu kibuga hagati ni byiza cyane nkeka ko nagera n'ikigara kigaragaza Didier Mugisha Taichi wa Police FC mukinnyi wari umaze iminsi ari hasi cyane sinzi niba match zindi yari subiyo byaragenze gute sinzi ko byagenze Taiba mbonye umwami Taiba ntashidikanywaho ariko njyewe mfite icyo ngomba gushidikanyaho kuri Taiba gitoya Taiba kuva yava muri national kuri match ya national na Nigeria Taiba ntabwo yaraheruka gukina yambwiye ko afite ikibazo cy'imvune yari afite akanoka kandi no muri Marine ndakeka match ejo bundi niyo yagiye sinzi niba ari muzima cyane fitness yimeze neza bikabije cyane nanjye nkurikije ko namubonye wabonaga ko ntago byari Mubaraka Nizeyimana ni wundi wa Marine nawe ko yari yahamagawe yego kuri match retour ya Djibouti naho twavuga ibintu byinshi Bizimana Yannick ifi n'inkoko aragarutse nyuma yo Bugesera aragarutse akajya kwitekerezaho akaba ari gukora cyane ejo bundi yatsinze Polisi ntabwo yagombaga gusigara nkeka ko na match yakoze na Polisi ishobora kuba ari collapse nziza sasa y'umwataka w'ikipe ya Rutsiro Football Club Habimana Yves ufite ibitego 5 Habimana Yves kabisa abatoza ndabashimira ko noneho batakireba Kigali muri Kigali kuba mu ntara bari kuribaho mu equipe bijyanye nuko n'abakinnyi bari kwitwara mu gihugu hose ndakeka equipe niyo abakinnyi 30 bahamagawe n'umutoza Jimmy Murisa na Yves Rwasamanzi bagomba kudufasha gutsinda ikipe ya Sudan n'ikipe ya Kenya nizo match amakipe y'Isenyi yose afite abakandida muri national ukuyemo Etincelle yacu Sajati wari witabiriye wasigaye yagombaga kugenda mukinnyi wasigaye wagombaga kugenda ufite umeze neza muri iki gihe muri Etincelle Etincelle rwose kipe biri ku mwanya nk'uriya rwose izo na za Kiyovu na za Vision biba bigoye cyane Vision twizera mana Onesme yongeye aburamo Onesme umukinnyi warakinye kuri match ya Djibouti ubu yasigaye Onesme nge buriya kuva kera rero Kakule twiga no muri Batista uramuzi kuri Batista nize muri Batista senior 4 muri competence ntabwo yari umukinnyi naje gutungurwa n'uburyo navuye muri ariko ntabwo byagutungura kuko na Taiba amaze imyaka mike akina umupira yego ariko uko biri yagiye muri za Rutsiro yabana mbere yaho ariko twibukanye Onesme mbere yuko agera muri Premier Division Onesme yabanje kujya muri Sek Academy yego Onesme akina mu ikipe ya Sorwate Onesme abona kujya muri AS Kigali Kigali iva mu majya muri AP ava muri AP ajya muri Mukura kubataka dufite b'abanyarwanda ntago Onesme rwose ubu ngubu wavuga ngo yagombaga kuba yahamagawe pe yari guhamagarwa afite ibitego bigera muri 5 nawe n'umwataka nawe uri gukora cyane ari ukuntu umukinnyi ashobora kuko match y'ubushize urabizi ko yagiyemo kibuga nyine ukabona bigoranye n'ubushize baramuhamagaye urumva ashobora kuba nta kintu yagaragaje gitandukanye cyane akaba twenda ntacyo twajije kubatoza kuri 30 bahisemo nibo baba barebye kuturusha kandi bonne chance ku ikipe yacu y'igihugu Amavubi twese turayikunda bazashiremo imbaraga batsinde Sudan na Kenya turabona ko confidence dusigaye tuyifite kuva twabona stade nziza yacu dusigaye twumva ko twashimisha ikipe y'igihugu ashimisha abanyarwanda courage kuri equipe nationale turabifuriza intsinzi rwose champion y'u Rwanda izagaruka kuri tariki 30 mu minsi mikuru bayigariye hino ho gato tariki 30 nibwo champion igomba kugaruka rwose bamwe baratangiye vuga ko ari mu kwa mbere ariko tariki 30 birashoboka hazaba habura amasaha kugira ngo n'ubundi twinjire mu mwaka utaha nayo makuru twari tubafitiye kuri uyu munsi twari dukumburanye cyane kubagezaho ibyaranze iyi weekend kuko wa gatanu ntabwo twabonetse ngo tuganire namwe twari tugifite umunaniro wa derby cyane n'akandi kazi kenshi tuba twahugiyemo dufite hangover z'urugendo rwose ntabwo byari byoroshye gusa abakunzi bacu tuba tubari inyuma buri gihe tugomba kujya tubaha amakuru meza cyane turabatekereza cyane bitwa turi gukora nibo tuba natwe mujye mudusayidira mu biganiro byacu ibitagenda neza mutwungura igitekerezo niba urebye iki kiganiro ushyiraho like na comment kitagenda neza rwose witereke wandike kabisa utubye ibyo twakongeramo wa press ibyo dukora nyine tubone ko
uba wadukurikiye. Just ntuze ngo urebe hanyuma wigendere. Hanyuma no utarakora subscribe biroroshye cyane, ukanda aho ngaho rimwe ugakora subscribe, kongera ugakanda kuri nzogera kugira ngo niba dushyizeho ikiganiro uhite ukibona ubone notification. Kakule ndumva twasoza rwose izindi gahunda. Kivu Sport nakagaruka ngo ndumva bakeneye ko tubamamariza. Nimero zacu ziriho, nimero yanjye Kakule iriho, nimero ya Midirari, nimero ya Charity Care zirahari, twavugana rwose. Ndacyakangurira abantu bari kubaka business zabo zitaramenyekana, turi tayari kuzibamenyekanisha rwose. Most especially ku bantu bari muri G-Town mu mujyi wa Gisenyi, 80% y'abantu batureba kuko YouTube irabikwereka byose ni abantu b'Igisenyi, n'Abanyarwanda cyane. Muri abo Banyarwanda 80%, 90% baba bari kurebera hano mu mujyi wa Gisenyi. So niba ufite business muri Gisenyi cyangwa ni Goma kabisa, bana Goma muze tubamamarize, abanyagisenyi muze tubamamarize, n'amafaranga make cyane. Natwe turacyarimo gutangira, turi no gukora countdown yo ku buryo twakuzuza aba subscribers 10,000. Mukore subscribe, musharing ibiganiro bigere ku bantu benshi cyane. Abantu baturebera South Africa kuvaho natangiye gukora ikiganiro na Bidal, nabonye ko kuri top chat y'ibihugu bitureba harimo u Rwanda, Amerika, Canada, hiyongeyeho na South Africa. Batureba cyane, turabasuhuje sana. Komeze muhiga ibyo biceri, uzagarukeho mumeze neza. Turasoje, we sign out. Imana ibarinde. Yari Kakule n'umuzira gutata Ronse Jarudi Kells. See you next time.